Umuntu nagiye gusengera hariya i Kigali mpageze yari umuntu ushaka akazi vuba byihuse ariko afite ikibazo cy'amaguru gahinamaraye ariko turi gushima Imana yuko buno mu gitondo tubyutse turavugana akatubwira yuko ayo maguru kuva Imana yadukoresha kuko hari umuti yaturangiye turamubwira arawukoresha turangije kumubwira ubari kuja ku kazi kandi akazi karabonetse n'amaguru garakize. Ibyo ni bihamya rero bitwereka yuko Imana iri kumwe natwe. Umukobwa ku mugoroba twavuganye arambwira ati mama Mutoni Imana iri gukora muri iyi minsi arafite ikibazo gikomeye cy'amafaranga ariko Imana yo mwijuru arambwira ati nsengera. Nangije ndamubwira ntizere dusenge duhamagaye Imana iravuga ngo hari ikikoze kuko yari afite ideni kandi ari umwana w'umukobwa rya miliyoni 3 adafite aho kuyakura ariko ndi gushima Imana yuko ngo hari mwene wabo wari uri muri Mozambique yahise amuhamagara aramubwira ati humura ikibazo ngiye kugikemura wumve nta bwoba. Ndi gushima Imana mu gitondo byutse ariko mpamagara ati hari amashimwe akomeye kuko Imana yakemuye cya kibazo. Imana ihabwa icyubahiro. Barota bitewe n'Imana igiye gukora, hari igihe barota bitewe n'uko Imana igiye kugutabara. Ababikoraga rata abatumye ubwo burwayi buba, abatumye iyo karandi kugumaho, abatumye ibyo bibazo byanga gukemuka, abari kwenyegeza umuriro rata. Hari umuririmbyi uri kuririmba ngo umuriro abafilisiti yabaducyaniye ngo birahindutse nibo bawuguyemo. Abo bari kwenyegeza uwo muriro nabo bagiye kurota rata bitewe n'Imana igiye gukora. Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concord TV show aho muherereye hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse umujyi wa Kigali. Imana amahoro nikomeze kubaha umugisha, ndabakunda cyane pe. Abari mu mahanga mwumva urimo y'Ikinyarwanda ntabwo mbibagiwe, kandi abantu bakanze subscribe mundi ku mutima kabisa. Nawe utarayikanda ukabona iki kiganiro ukumva ubikunze uze gukanda kugira ngo ukomeze kudushigikira. Uyu munsi turi tariki 3 z'ukwezi kwa 9 2025. Ejo nire mu karere ka Rubavu mu kagari ka Yungwe na kagari k'Imisozi nanagiye gushaka abakozi b'Imana kugira ngo tuganire. Numva ko uyu munsi ndirirwa ndikuruka uko nari nananiwe pe, ntiwareba ibi biri kundya ariko kuko niyemeje kutabatenguha message zanyu pe zatumye mbyuka pe, zimera nka rwa rukundo rwakuye Mavenge ku Rwesero rukamujyana ku Munini, nanjye rwankuye Musanze runzana hano mu kagari ka Cyahi mu mudugudu wa Nyabiho mu karere ka Burera mu murenge wa Rugarama. Naje kureba nderero, naje kureba Nyirazaninka Dorosera uzwi ku izina rya mama Mutoni. Impamvu ni iyi, nabyutse nsoma message kuri WhatsApp numva bati mukozi w'Imana. Ntabwo tuvuze yuko abakozi b'Imana watuzaniye banyuze kuri Concord TV show, ntituvuze ko babivanze, ariko nge by'umwihariko mama Mutoni naramuhamagaye aransengera arampanurira, ibyo ampanuriye sanga nibyo kandi byarasohoye. Undi ati pe nikirenzeho noneho njye ubundi gutega njya kumureba kugira ngo asengere kuko twaravuganye numva amavuta y'Uwiteka amurima. Ndavuga ni sinone nubwo naniwe ejo niriwe Rubavu kuko nirirwo mu buriri njyanye abakunzi banje mbatenguhe mfata urugendo ndaza. Rero niyo mpamvu ndi hano nje kugirana ikiganiro na mama Mutoni kugira ngo atubwiraho Imana igeze imukoresha. Ubundi mwe muze gutega amatwi. Imana muri komeze kubaho umugisha murakarama. Ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare.
ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye. Yego bakunzi ba Concord TV show, nkuko twababwiye ko tugiye gusura abakozi b'Imana, twabagezeho pe ko Mama Mutoni yari yatugoye. Nako ntabwo yatugoye rwose, twahise tumubona ko twanamutunguye, ariko ntabwo ya gahunda ya gitumo, ahubwo ni ukubera umwuka w'Imana umurimo, sibyo. Imbere ya kamera turi kumwe n'uwitwa Nyirazaninka Drosera, ku izina ry'umwana yitwa Mama Mutoni. Ubundi umuntu tuganiye birenze ishuri imwe uba witonze tukakuvuga, nawe ukiruhukira, niko bimeze. ubwa mbere nawe ntuba warivuze ducecetse. Oya ni ukumvuga. Mama Mutoni rero ni umuhanuzi, ndi kukuvuga. Mama Mutoni ni umuhanuzi utarabivangavanze pe, mfite ibihamya birenga kimwe, birenga bibiri, mu kanya ndaza kubisoma. Reka mbanze musuhuzura Mama Muto. Komera cyane. Umeze neza? Meze neza nta kibazo. Urakomeye? Ndakomeye, umwami araturinze. Reka tubanze twisengera Imana ugango izituyobora. Yego. Mana turagushimye, uri mwiza, urahebuje, uri Imana yacu bwite, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Turagushimye cyane kuko umugambi wawe ukomeje ku buzima bwacu, ukomeje ku buzima bw'abanyarwanda, ukomeje ku buzima bw'abari hanze. Izina ryawe niryamamare hose. Uyu mwanya Uwiteka Imana data wa twese, turi imbere yawe muri iki kiganiro, ndakwinginze cyane kugira ngo uzubane natwe. Turi hano hantu nyakubaha Imana, ntabari twe, ahubwo icubahiro cyawe kigaragare hano hantu, kandi mu izina rya Yesu Kristo n'abadukurikirana bose nyakubaha Imana babona ineza yawe, kandi mu izina rya Yesu iki kiganiro kigira umwanya munini ku bantu bawe, kandi mu izina rya Yesu Kristo ibiratambukiramo byose abari we ubiyobora, ntabari uri kuri kamera, ntabari nanjye mutumirwa, ahubwo icubahiro cyawe kiganze, icubahiro cyawe kiboneka hano hantu, umwuka wera tuganze, kuko umwuka wera hari ibintu bigenda neza kugira ngo izina ryawe rishimwe. Urakoze kurabana natwe, urakoze kumvishe gusenga, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Mama Muto ndagukunda. Yego nanjye ndagukunda cyane. Turakundana. Uzi ikintu ngukundira? Yego. Nkunda umuntu ufite morale. Ubundi niba ari ugutukana atukane na morale, niba ari ugusenga asengane morale, niba ari ukubwiriza abwirizanye morale, niba akwanza kubwire ko akwanze, niba gukunza kubwire ko agize ute ko agukunze. Niko bimeze kuko umusazi yaravuze ngo yego, niba twarasaze bimenyekane, kandi niba turi n'abavuga butumwa nabwo bikwiye kumenyekana. Kubera yeko rero tumva nta bwoba, nta mpamvu nimwe tutagira morali, kuko Yesu yaranesheje, intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje. Yego. Nanagushimire kuba nagutunguye. Arwaranye gahunda kuza kuri kamera? Oya nta gahunda nari nararanye, nimfite gahunda nyinshi, nubu mukanya bari kumpamagara kubwo abantu bagiye kuza mu rugongo mbasengere, ariko kubwo kwamamaza inkuru nziza no kwamamaza ijambo ry'Imana, ndavuze ngo kamanze nkore ivuga butumwa, ubundi bwo nkomeza umurimo w'Imana mu rugo, Imana ihabwa icyubahiro. Nanjye roshaho mfite akaguru. Umunsi turi tariki 3, ejo tariki 2. Ari muri Rubavu. Narindi muri Rubavu. Urumva? Nandi muri Rubavu. Abanyari uri muri Rubavu. Kandi noneho niba na hano moto igera aho dukorera ikiganiro. Ariko ahandi urebye urugendo nagiye ibi. Warwaye ibitaka ariko babivuga. Ibi biri kundya. Ariko ndangije ntise ndaryama ku myaka 39 koko. Ubwo ntazageza kuri 80 meze. Wazageza kuri 80 ubwo wazaba ukigenda. Oya ntago ukwiriye kuryama. Nukuri. Kandi iyo umuntu yarwaye ibitakara cyangwa se yarwaye kiboha akayigendesha niho yongera gukira. Niko bimeze. Kandi navuze reka nze ndebe Mama Mutoni twiganirire, tuvuge imbaraga z'Imana. Ubu nashyizeho gahunda yitwa garuka ushime, cyangwa se garuka ubabwire. Yego. Kuko ubwa mbere tuganiye akenshi tukubaza uko wakijijwe, uko wahawe impano, uko byagenze. Noneho ubu turi muri gahunda ya garuka wongera ubabwire. Urababwira iki rero? Ni ukubabwira nyuma yuko duhuye. Ese Mama Mutoni
aracyabirimo. Ese Imana yakomeje kumukoresha ibitangaza nk'ibyamukoresheje mbere, bimeze biti? nta kibazo, dufite ibihamya. Yego. Uko duhuye dukoranye ibiganiro bibiri, iki ni icya gatatu. Ariko nyuma y'ibyo biganiro hari imbaraga z'Imana zakoze, imbaraga z'Imana zakijije abarwayi. Hari ingendo nyinshi twagiyeho, tugiye mu ivugabutumwa, tugiye gusengera abarwayi, Imana ikora ibitangaza. Nta kibazo rero, muri yo garuka duhure, dufitemo amashimwe. Noneho y'ibintu atari ibanga urabivuga pe, uvuga uti ejo bundi nari mfite urugendo rw'ahangaha byari bimeze gutya. Yego nyine ntabwo tugomba kumena amabanga, ariko tuvuga ibikwiye kuvugwa. Imana ihabwa icyubahiro, turumva kubivuga nta soni bidutera, kuko nta nubwo twabikoze twihishe, kuko umurozi niwe ukoraga ibyihishe, kuko iyi Imana yo tuyikoreraga tweruye. Niyo mpamvu rero kubivuga nta kibazo. Mwa ino minsi itambutse ntago ndi kwibuka itariki, nagiye ahantu bita mu Bugesera. Ubwo ngezeyo Imana ikora ibitangaza. Hari umurwayi turamusengera. Ubu turi gushima Imana yuko hari icyo Imana yakoze. Uko yari ameze ntago ariko akimeze. Kandi nyuma y'ibyo Imana yaduhaye ivugabutumwa kuri uwo musozi twari twagiyeho, kuko twari twagiye gusura mwarimu w'abadeperi. Imana idukoresha ibitangaza. No mu iteraniro hagira abarwayi babohoka. Abandi ubu barampamagaraga bari kumbwira ngo uko wadusengeye twarakize, turi gushima Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Noneho ejo bundi nabwo hari umuntu nagiye gusengera hariya i Kigali. Mpageze yari umuntu ushaka akazi vuba byihuse, ariko afite ikibazo cy'amaguru gahinamaraye. Ariko turi gushima Imana yuko buno mu gitondo tubyutse turavugana, akatubwira yuko ayo maguru kuva Imana yadukoresha, kuko hari umuti yaturangiye, turamubwira arawukoresha. Turangije kumubwira ubu ari kuja ku kazi, kandi akazi karabonetse n'amaguru garakize. Ibyo ni ibihamya rero bitwereka yuko Imana iri kumwe natwe. Amen. Yego. Nusiba muto abantu musanzwe muziranye? Ntago tuba tuziranye, bampamagara kuri telefoni bakwiye nimero yanje ku kiganiro twagiranye. Bakampamagara bakavuga bati dushaka kudusengera, tugasengana kuri telefoni. Ariko bakavuga bati turukumva ari ngombwa yuko waturamburaho ibiganza. Ubwo rero kubera n'isezerano Imana yaduhaye, ubundi bwo tukagenda tukaja gusenga, kandi Imana igakora imirimo. Ntago arabo gusa, ni benshi bamaje kumpamagara. Bura hari umwana w'umukobwa ku mugoroba twavuganye, arambwira ati mama Mutoni, Imana iri gukora. Muri iyi minsi arafite ikibazo gikomeye cy'amafaranga, ariko Imana yo mu ijuru arambwira ati nsengera. Nangije ndamubwira ntizere dusenge, duhamagaye Imana. Imana iravuga ngo hari icyo ikoze, kuko yari afite ideni, kandi ari umwana w'umukobwa rya miliyoni 3 adafite aho kuyakura. Ariko ndi gushima Imana yuko ngo hari mwene wabo wari uri muri Mozambique, yahise amuhamagara aramubwira ati humura, ikibazo ngiye kugikemura, wumve nta bwoba. Ndi gushima Imana mu gitondo abyutse ariko kumpamagara ati hari amashimwe akomeye, kuko Imana yakemuye cya kibazo. Imana ihabwa icyubahiro. Nawe se ntago mwe musanzwe muziranye, nawe mwamenyaniye kuri YouTube? Ntago tuziranye nawe, naho twamenyaniye. Ntago twari tuziranye, ariko dusenze Imana. We ni kuri telefoni twasenganye. Imana irabikora, ubu turi kuyishima. Haleluya. Yego. Aho rero biratuma nkubaza, uvuga iki abantu bavuga gurango wagiye kuri YouTube, ubwo ngo yavangiwe, ngo yagize ute? Abo bantu wababwira iki? Abo bantu nababwira yuko umwuka turimo atari uwa Satani, ahubwo twahamagawe n'Imana. Kandi kusengera abantu ni inshingano Imana yaduhaye. Iranatubwira ngo abo tuzasengera bafite ibibazo bizakemuka, abo tuzasengera abarwayi bazakira. N'uwo twasengeye bitari byakemuka cyangwa se atari wakira, agumye kwizera. Naho umwuka turimo ntago ari pirate, kuko tugendana n'ibimenyetso. Iyo usengeye ikintu kigakoreka, icyo ni ikimenyetso kikwemeza yuko umwami ari kumwe natwe. Yego. Ntabwo ngo nawe ngo wagiye ngo kuri YouTube ngo ubwo ngo ugiye ku mama. Oya, ibyo si muri iyi nzira ntago bishobora yenda kubura. Herutse guhura n'umuntu nukarambwira ngo ngo nawe ngo ufite impano, ngo twari tukwizeye, ngo none ngo abagiye hari kuri YouTube ngo hari igihe bahagera ngo bakagwa. Ariko ndamubwira ngo
kuko umwami Imana ari kumwe nanjye, umugambi yatangije kuri nje niwe uzawusohoza. Ndamubwira nti humura ntago nzagwa kuko imfashe ifite amaboko. Iyampamagaye niyo kwizerwa, ntago yampamagaye ngo inkoresha agace gatoya ngo ningera ahandi byange. Nuko mumara impungenge nguto ndamubwira nti humura wumve nta mpungenge, kuko kuri YouTube singiye kwasambanira, kuri YouTube singiye kwanywera ikigage, kuri YouTube singiye kutuburira abantu, kuko umurimo nkora ntago ari uwo kumanza kuvuga ngo kugira ngo usengere ngo impa amafaranga, ahubwo no gusengera umuntu narangiza kumusengera ubundi bw'Imana igakora ibitangaza, tugashima Imana ngucyo ivuga butumwa rikamamara. Ubwo so umuntu azi ko bagiye mu isoko bo ntago bajya bagwara, hago babwiye kuri YouTube gusa. Ubwo nyine buri wese afite imitekerezo cyangwa imyemerereye. Hari igihe hari umuntu wumva mbese yiyumvisha kumva yuko hari ahandi hantu ugiye, ariko naramubwiye nti kugira tuhaje twari twarabivuganye n'Imana, kandi twari dufite amasezerano yaho, kandi twarabisengeye Imana icinzira. Ubwo nyine mumara impungenge aravuga ati mama Mutoni yewe nuwo mwitorero ryacu, aravuga ati twari dufite dusigasira tureba ati nyabuna uzatubabarire. Ariko ndamubwira nti humura kuko Uwiteka Imana ari kumwe natwe azadushoboza, kuko nabaguye arega nabo ntago ari bo biba biturutse kuri Satani, ariko Imana igushoboje akugendesha muri iyi nzira kandi ukazarurangiza urugendo amahoro. None se niba wasengeraga abantu muturanye nawe musengera ku ikanisa imwe, ubu ukaba uri guhamagarwa ukava hano bero ukajya Bugesera, abandi ukabasengera ku telefone bari mu mahanga, ubwo bari kumva warahisemo nabi cyangwa ahubwo nibwo uri kwamamaza umurimo wagutumye neza? Ubu niho ndi kuwamamaza, kuko hari igihe n'urugero urabona hari igihe impano igenda iraguka gake gake. Ubu niyanjye iri kwaguka, niba narimenyere gusengera abo ku ikanisa yacu cyangwa se abo ku mudugudu dutuyeho nkabasengera, ubu hakaba hanze hakamugira umuntu umpamagara ati mama Mutoni bimeze nguca nsengera, akavuga ati Imana ikoze igitangaza. Ndumva umurimo ari uri kwaguka, umurimo wa data ni uri kwamamara, kandi yadutumye ntayadutumye kuryamisha impano yaduhaye, ahubwo yadutumye kuzikoresha. Yego nanjye iyo umuntu warayimpaye ni yakaguru, mpamvu ngomba kugenda urumva, ubwo ni yakaguru niyo umuntu nkaza nkakuganiriza, ubundi tukivugira Imana. Iyo kuvuga ku bantu ntayo nzajyamo, ntabyo nzajyamo, ariko iyo kuvuga ibitangaza by'Imana nzabikora. Abazanungunika bazanungunike birabareba. Oya nukubikora Satani yashaka kiyahura, kuko nta gihe dufite cyo kwirirwa turi kunegura, nta gihe dufite cyo kwirirwa turi kubeshi, nta gihe dufite cyo kwirirwa turi mu matiko, ahubwo igihe dufite nicyo gukorera Imana. Rero niba ufite impano y'akaguru n'iy'umunwa, nanjye impano yivuga butumwa yo kwamamaza Yesu kuko ari umwami n'umukiza, nanjye ndayifite. Nawe uranasanga binajyanye n'undi n'akaguru n'umunwa tukuragenda wanagera ukanavuga. Akaguru n'umunwa umva nirwo rusho cyane pe. None se nk'ubu hano mama Muto mfite message ngiye kugusomera, mfite message nshaka kugusomera, imwe ni y'umumama. Ntabwo ndasoma ibindi twaganiye kuko n'iby'abandi reka nivugira ibyaho ni wowe turi kumwe. Yego. Gusa hari umubyeyi mwaganiriye witwa mama Mutoni, nawe Imana imuhe umugisha. Iwume rwose yarakoze kunsabira umugisha, nawe Imana imuhe umugisha. Ntabwo muvuze izina, nta nubwo muzi nanjye twahuriye, anyandikira bwa mbere aranyandikiye ngo muraho neza mukozi w'Imana, Yesu nashimwe, ndi umuntu ukunda gukurikirana ibiganiro ugirana n'abakozi b'Imana. Ubu mu kanya twe tukuganira, ubwo ntabwo namubwiye ko nje kukureba. Yego. Arangije ambwiye iyi message ivuga ngo gusa hari umubyeyi mwaganira witwa mama Mutoni, nawe Imana imuhe umugisha. Oya nawe Imana imuhe umugisha, ubwo hari impamvu ansabiye umugisha. Nanjye ndawakiriye. Hari undi mupapa anyandikiye mu kanya, yewe abanyamakuru ntabanga. Oya tugomba kuvuga ibyiza yakoze tugatanga n'ingero. Niko dutewe yaririmbye. Abanyamakuru ntabanga kabisa. Undi yanyandikiye 4:41, ubu turi 5:57. Mwiriwe neza, nanjye ntiyego. Imana iguha umugisha pe, channel yawe iramfasha cyane. Ibindi ntabyo ndasoma reka nyaruke. Arangije arambwira ati uze kumfasha pe, umpuze n'umuntu uri mu mwuka w'Imana. Naye ndamusubiza nti
narabashatse ahubwo we wihitiremo ushaka. None se njye niba ngenda nkabashaka nkabashyira kuri cano kandi ko akunda kubikurikira ibiganiro byose ndajya no kumuhitiramo, njye ntabwo ndi umukomisiyoneri, ahubwo warumva twaganiye akumva amavuta y'Uwiteka muriho amuhitemo kuko icyo nemera cyo amavuta ararutanwa. Na Bibiliya avuga ngo hari abahanuzi bakuru ba Yesaya na Yeremiya na Ezekiel, akaba n'abatoya ba Ezira niba nabandi, sibyo? Turangije turakomeza mu iyo message nti narabashatse ahubwo we wihitiremo. Yego. Nyuma y'iminota nayimwandikiye saa 5:18 saa 5:24 abaranyandikiye. Ndumiwe pe, ahubwo wari mu mwuka, uwo mpamagaye muri kumwe ni mama Mutoni kandi anyakiranye urugwiro. Imana ishimwe. Ubwo niwo tumaze kuvugana mu kanya. Ndamubwira ngo ngiye gukora ikindi kiganiro, nuko nyine ubwo hari impamvu. Imana ishimwe. Ubwo muraza kuvugana birambuye turaza kuvugana kuko ndamubwiye ngo nyuma y'ikiganiro ndaza kumusengera, Imana ihabwe icyubahiro. Yego. Byumvikane rero turi mu mavuta pe. Yego, turi mu nzira kandi ija mu ijuru. Ntago twayobye. Mama Muto, nkunda y'urukubwiriza. Yego. Nkunda y'urukubwiriza pe, mba numva ndi gufashwa. Tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Nta kibazo. Ibindi turabivuga nyuma. Sawa. Yego. Katumanze tusenge. Yego. Turagushimye Mana, tugushimiye neza n'ubuntu watugiriye, izina rye nirihabwe icubahiro. Uyu mwanya w'ijambo ryawe ntago dusengeye ijambo kuko ijambo rirera, ahubwo dusenze twizeye turi kuvuga ngo twe tugiye kurivuga, tube igikoresho abari weho wivugira. Kandi umwanya w'ijambo ugira umwanya munini mu izina rya Yesu Kristo mu bwoko bwawe, mu badukurikiye haba bari mu Rwanda no hanze. Kandi iri jambo rigira impinduka byinshi nyakubaha Imana ku buzima bw'abakozi bawe, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Ngwino udushigikire kandi ubane natwe, jambo yawe abari weho udushoboza kurivuga byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye mu ijambo ry'Imana, ariko hari umuririmbyi uri kumfasha w'108 mu gushimisha. Umuririmbyi ari kumfasha, nanjye ngiye kumufashisha abari kutwumva. Yego. Kugira ngo nabo bafashwe. 108 mu gushimisha. Ego mbesira. Indirimbo yanje yo urabiravamo. Birava. Iri kuvuga ngo nje ndi umukristo nzahora ndiwe. Yego. 108. Yego nahageze. Uyizi? Nanjye nyiziho. Uyiziho gake. Urafungura nanjye ngo ukurikire. Ngo katuyiririmbe. Je ndi umukristo nzahora ndiwe, mu bintu byose ngeze no gupfa. Je ndi umukristo mpora mbihamya, naho igihugu cyose cyanseka. Je ndi umukristo uko ndima, kuko ubu nsigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kuja mukunda. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kuja mukunda. Je ndi umukristo umva ubwo buntu, narakijijwe nkurwa mu byaha. Je ndi umukristo naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Je ndi umukristo ndi umutabazi, mu ntambara ndasana n'ibyaha. Mfite umugaba
n'umwami Yesu nituba hamwe nzahorane mfite umugaba n'umwami Yesu nituba hamwe nzahoranesha nje ndi umukristo ndi umwimukira ndakomeje mu rugendo rwanje ibyino mw'isi ndabihinyuye nsigaye nifuza ibyo mw'ijuru nje ndi umukristo gakondo yacu iri mw'ijuru ku Mana yacu nta nzaribayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza nta nzaribayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza nje ndi umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanje kinyibagiza ibyago byose nkumva nduhuwe n'umwami Yesu nje ndi umukristo uko ndi kose maze nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mw'ijuru nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mw'ijuru. Haleluya. Amen. Amina. Haleluya. Amen. Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana idushigikire, Imana ibe mu ruhande rwacu. Uyu muririmbyi ari kumfasha nawe muri uyu mwanya gufashe. Uyu muririmbyi yaririmbye iyi ndirimbo yarari kumva afite icyizere cyangwa se yifitiye icyizere. Nanjye muri uyu mwanya nifitiye icyizere. Haleluya. Uyu muririmbyi araririmba ngo nje ndi umukristo nzahora ndiwe. Ngo kandi amina. Haleluya. Ntabwo yavuze ngo nje ndi umukristo ngo ndi umukire, ariko ni nakena nzahora ndi umukristo. Amina. Haleluya. Yavuga ngo nje ndi umukristo nzahora ndiwe. Yarasomye ati nje ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze no gupfa. Amena. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo nje ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze no gupfa. Nje ndi umukristo mpora mbihamya naho igihugu cyose cyanseka. Amena. Nje ndi umukristo muri aya masaha mpora mbihamya naho igihugu cyose cyanseka. Uyu muririmbyi yaravuze ati ntabwo nzaba umukristo uyu munsi ejo ngo mbivemo, ahubwo niba naburaye nabwo nzaba umukristo. Dukwiye kuba abakristo tugahora tubihamya naho baduseka naho batwemera ariko tukaba abakristo. Amina. Haleluya. Arangije aravuga ngo nje ndi umukristo hari igice kimfasha cyane. Amina. Haleluya. Igice cya gatatu yaravuze ati nje ndi umukristo ndi umwimukira ndakomeje mu rugendo rwanje. Haleluya. Muri aya masaha no kuba dukurikiranye uyu muririmbyi yaravuze ngo nje ndi umukristo, ariko ntago ari uyu muririmbyi uri kubivuga, ahubwo mama mutoni ndi kuvuga ngo ndakomeje mu rugendo rwanje. Ibyino mw'isi ndabirambiwe, tuzibukira ibyino mw'isi, ahubwo nsigaye nifuza ibyo mw'ijuru. Amina. Haleluya. Imana idushyigikire kandi Imana itugirire neza. Ngo nje ndi umukristo ndi umutabazi. Amina. Mu ntambara ndasana n'ibyaha. Haleluya. Mu ntambara ndasana n'ibyaha. Uyu muririmbyi yari afite icyizere, cyangwa se uyu muririmbyi yari yifitiye icyizere. Arangije aravuga ati mu ntambara ndasana n'ibyaha kandi mfite umugaba n'umwami horanesha. Haleluya. Umugaba wacu ni umwami Yesu, niwe udushoboza. Umugaba wacu ni umwami Yesu, niwe utwambika imbaraga. Imana nihabwe icyubahiro, Imana itugirire neza. Hari kageze
gice cya gatatu uyu muririmbyi yari afite ibyiringiro nk'ibyo mfite muri iyi minsi. Imana ihabwa icyubahiro. Arangije aravuga ati njye ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye. Amina, haleluya. Muri iyi minsi kuba ndi umukristo ndi kumva kimpumurije. Nawe mwene data reka kiguhumurize. Kuba warahisemo iyi nzira reka iki kintu kiguhumurize. Amina, haleluya. Ngicyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, ngo kinyibagizwe ibyago byose nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Amina, haleluya. Ibyago naho twabigira ariko dufite Uwiteka. Ibyago naho twasonza dufite Imana ikora. Amina, Imana idushigikire. Ngo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Ngo njye ndi umukristo uko ndi kose, ngo maze nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavuga, nzabona ihirwe ngeze mu ijuru. Amina, haleluya. Abadukurikiye bose ndi kubabwira ngo bagire iki cyifuzo, bavuge ngo Mana nidupfa ese tugiye mu ijuru tuzagerayo. Ariko uyu muririmbyi we yaravuze ngo maze nintumirwa ngiye gupfa. Nanjye niko ndi kuvuga, ndavuga ngo nanjye nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa, kuko nimara gupfa ntago tuzongera kubabara, nitumara gupfa ntago tuzongera kuruha, kuko Imana yavuganye natwe. Amina, haleluya. Ibyo yavuganye natwe izabikora. Ariko we yarari guhamya ngo ni umukirisitu kandi azahora agize ate, azahora ari we. Niba turi abakirisitu duhore turibo. Amina, haleluya. Nta kuba umukirisitu uyu munsi ngo ejo ubivemo, nta kuba umukirisitu uyu munsi ngo ejo ubivange, ahubwo niba turi abakirisitu niba dukorera Imana mureke twerure bwoko, niba dukorera Imana mureke tubigaragaze. Iki turimo ntago ari cyo kwihisha, iki turimo ntari cyo gutinya, iki turimo ntago ari cyo kuvuga ngo uyu munsi mbirimo ariko kubera yuko hari aho nanyuze mfite isoni. Umuririmbyi we yaravuze ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye. Ariko na Pawulo aravuga ngo duhora dupfa ku byaha tukazukira ubugingo. Imana ihabwa icyubahiro, Imana itugirire neza. Uyu muririmbyi yarari kumfasha kugira namwe mubafashishe. Imana ihimbazwe. Tugiye mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya, tugiye gusanga mu Bacamanza igice cya 6, turahera ku murongo waho wa 11. Imana idushigikire. Konkoro turadufasha gusoma, nubwo indirimbo nari ndi kuyisoma ariko ari ukumva hari aho ndi kugera bikanga kubera izuba riri kuva. Imana ishimwe. Ikibazo cy'izuba kandi nta kundi bwa igihe tuzagira studio y'abaroti yadukoreramo. Oya, nta kibazo, nabyo biremera muri Yesu biremera. Abacamanza ibice 6 umurongo wa 11. Abacamanza ibice 3 umurongo wa 11 aravuga ngo, umutwe w'amagambo avuga ngo Imana itoranya Gideyoni kuba umukiza w'Abisirayeli. Nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura kwa Yowazi w'Umwabiyezeri. Umuhungu wa Gideyoni yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino ngo azihishe Abamidiyani. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe wa munyambaraga we ugira n'ubutwari. Gideyoni aramusubiza ati, mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe ni iki gituma ibyo byose bitubaho? N'imirimo ye yose itangaza iri he? Iyo basogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uwiteka yaradutaye yatugabije Abamidiyani. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko izo mbaraga zawe zingana ukiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani, sinjye ugutumye? Gideyoni aramusubiza ati, ariko Uwiteka Abisirayeli nabakirisha iki? Iwacu ko turaboroheje mu muryango wa Manase, nkaba ndi umuhererezi mu nzu ya data yose. Uwiteka aramusubiza ati, nukuri nzabana nawe kandi uzanesha Abamidiyani nk'unesha umuntu umwe. Gideyoni aramusubiza ati, niba mpiriwe mu maso yawe nyereka ikimenyetso kimpamiriza ko ari wowe tuvuganye. Gideyoni arongera aravuga ati, ndakwinginze ntuva aha kugeza aho ndi bugarukire nkuzaniye ituro nkarishyira imbere yawe. Marayika aramusubiza ati, ndaguma aha kugeza aho uri bugarukire. Amina. Amina. Imana ishimwe. Dukomeze. Gideyoni agiwe abaga umwana w'ihene, akora n'udutsima tudasembuye twa efa y'ifu, inyama azishyira mu kibo, umufa wazo awusuka mu rwabya, abimusangisha munsi y'igiti cy'umwera aramuhereza. Maze marayika w'Imana aramubwira ati, endi y'inyama n'utwo dutsima ubishyire hejuru y'iki gitare
usukeho n'umufa wazo. Nuko abigenza atyo. Nyuma marayika w'Uwiteka atunga ipfundo ry'inkoni yari yitwaje, arikoza ku nyama n'utwo dutsima. Uwo mwanya umuriro uva mu gitare utwika iyo nyama n'utwo dutsima. Nuko marayika w'Uwiteka aramubwira, ntiyongera kuboneka imbere. Amena. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Uyu ni Gideyoni mwene Yowasi, wari waravutse mu muryango w'abakene cyangwa se udafite shinge na rugero. Imana yo mwijuru idushigikire. Uyu Gideyoni yari umuntu ubwo abamediyani basaga gusahura Abisiraheli, ariko Gideyoni we yari gusekura ingano kugira ngo azihishe, kugira ngo nazo batazazisahura. Ariko uyu Gideyoni ntago yarazi yuko Uwiteka Imana yamutoranya, nta nubwo yarazi yuko Uwiteka Imana yamukoresha. Amena, haleluya. Imana idushigikire kandi Imana ibane natwe. Ariko igihe kimwe, ijoro rimwe, ngo nuko Uwiteka Imana, abamediyani bari barazengereje Abisiraheli, babakoreshaga icyo bashaka, uko baraho bakaja kumva barabateye. Ariko igihe kimwe Uwiteka Imana aravuga ngo ngiye gukoresha umugaragu wanjye, kuko muri iyi minsi Uwiteka Imana ashaka gukoresha abakozi bayo kugira ngo bagire ibyo bakirisha rata. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo nuko ngo Gideyoni ngo yari ari gusekura ingano ari munsi y'igiti, ngo nuko yumva marayika aramutunguye, ngaramubwira ngo yewe Gideyoni we, ngo nakwitegereje. Imana yari yamurebye. Muri iyi minsi Imana ikubone neza rata. Iyi Imana yakubanye neza irakwishimira, yarangiza kukwishimira Imana ikagutuma. Amina, haleluya. Imana ntago yagutuma itakwishimiye. Imana ikwishimira muri iyi minsi, icyo muri ibibazo byawe ikoresheje Gideyoni rata. Imana iri ku uyu mwanya, intego yanjye iri kuvuga ngo hari ibyo Imana igiye gukemura, ariko ikoresheje Gideyoni. Gideyoni wamenya ari nde? Yenda ni mama Mutoni cyangwa se yenda ni Konkurude. Amina, haleluya. Imana idushigikire. Ngo nuko ngiramubwira ngo yewe wa munyembaraga we. Gideyoni aravuga ati, Uwiteka wambwira ute yuko ndi umunyembaraga? Kuko yabonaga ari Gideyoni nyine, nawe urumva nyine Gideyoni ni umunyantege nke, ari kubona iwabo nta kigenda, Mana ari kubona ni mu bidariya, nta mwene nyine ukomeye. Ariko dufite Imana ireba kandi ikareba mu mutima. Iyo ije gukemura ibyawe ntabwo imanza kureba ngo ndamanza kunyura hano kubakira, ahubwo iyi Imana igiye kugutoranya ntabwo ireba mu muryango ukomeye, igukura hahandi kuri nyagupfa, ikagukura hahandi hatagira shinge na rugero. Ngo nuko Uwiteka Imana aramubwira ngo ugiye kunkorera kandi ugiye gukirisha ubwoko bw'Abisiraheli. Ibaze nawe uri Gideyoni, nta wo kukuvugira. Ni urugero barakubwiye ngo ugiye kuburanira nyina runaka kandi nta mafaranga ufite, cyangwa se ugiye gusengera umurwayi runaka kandi nta cyo kumuha ufite, urangije uravuga ngo namukirisha iki? Ariko ijambo ryarambwiye ngo Petero na Yohana bageze ku irembo ryitwa Ryiza, ngo bahasanga ikirema rata. Barangije kuhasanga ikirema, ngicyo kirema ngo nuko cyarasabirizaga kandi cyari cyahamaze igihe kirekire. Amina, haleluya. Ngo nuko nk'igihe kigeze, ngo kuko Petero na Yohana bari abakozi b'Imana, cyatse kukwereka yuko Imana igiye gukoresha umuntu ntabwo imanza kureba havuka, nta nubwo imanza kureba haturuka, ntabwo imanza kureba ngo yarize cyangwa se ntago yize. Ushobora ute kuba utazi no gusoma, ariko Imana ikagukirisha amahanga. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ngo nuko Gideyoni ngarangije ngaravuga ngo ndasuzuguritse, ageze nyuma ngaravuga ngo we wapi, ariko Imana iravuga ngo ndi kumwe nawe, ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Amina, haleluya. Nubwo ubona hari ibyanze, ariko Uwiteka Imana avuganye nawe, ngaje gukora ku mugaragaro, kuko Gideyoni agiye kugenda uko imbaraga ze zingana. Ngo nuko ngo Petero na Yohana ngo bageze ku iryo rembo uruhande rw'urusengero, ngo nuko ngo baravuga ngo iki kirema kirabasaba, ngo ariko rate ngo nta mu mufuka bari bafite zote otaya, ngo ariko bari bafite ijambo, bari bafite ngo nzabana nawe, bari bafite ngo nzasengera abarwayi bakire. Niyo mpamvu ngo barangije baravuga ngo nta feza n'izahabu dufite, ngo ariko icyo dufite tugigize ngute turakiguha. Niko na Gideyoni yari ameze muri uwo mwanya, nta muryango ukomeye yari afite, ariko Imana yo mwijuru ikija kumutora ntago yarebye mu Bisiraheli. Mu Bisiraheli hari harimo abakomeye, mu Bisiraheli hari harimo abafite amafaranga, mu Bisiraheli hari harimo babandi nyine b'abayobozi, ariko Imana ikija gutora
gutoranya Kidiyoni ntago yarebye gukomera, ahubwo ntago yarebye ku cyo yitayo, yarebye mu mutima. Nawe ubwiwe aya masaha ngo wikwisuzugura, nubwo ubona iwawe byaranze, nubwo ubona mu muryango byaranze, ariko Uwiteka Imana atoranije Kidiyoni hahandi utaruzi Imana yanyura nihije kunyura. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo nuko babwira icyo kirema ba Petero na Yohana, turi kuyagendana n'amagambo abiri. Nuko babwira icyo kirema ngo nubwo nta feza dufite, ariko icyo dufite turakiguha. Amina. Imana ihabwa icyubahiro. Ikirema nacyo kirabatumbira ngo kiravuga ngo bari abagabo bambwiye ngo bari cyari kize ngo baragihanka miliyoni, ariko bakikigeraho barangije baravuga bati si twakusezeranyije, si twakubwiye ngo turaguha, icyo dufite turakiguha. None mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, haguruka ugende. Ikirema cyari kiza aya mafaranga, kizi yuko byanga byakunda uwo munsi, kirarara kiriye ku bwa ba Petero na Yohana, ariko ntago cyari kizi yuko uwo munsi ariho gukira kwacyo kuri. Ntabwo cyari kiteze yuko kizaba kizima, kuko cyari cyarangije kubona yuko ibyaco byakirangiriye. Bagihekaga mu gitondo bakakizana ku rusengero kugira ngo abari kwinjira bose bagire ngute bamuhe. Ariko icyo kirema bishoboka kuba hari haranyuzeho abantu benshi bakagisengera bikanga, ariko muri iyi saha kuko intego yatangiye ivuga ngo kubw'ibyawe byananiranye, Imana igiye gukoresha Kidiyoni nubwo ari umunyantege nke, nubwo Kidiyoni ari kuvuga ngo nta mbaraga afite, nubwo Kidiyoni ari kuvuga ngo nta bushobozi afite, ariko Uwiteka Imana hagurukiye ibyawe kuko aje gukiza Abisiraheli. Amaboko y'Amamediyani yababanye igihe kirekire, amaboko y'abarozi yakugize igihe kirekire, arakuzungereza, ariko Imana ivuganye nawe muri aya masaha ngo ikoresheje Kidiyoni, kuko Uwiteka Imana aje kukumara umubabaro. Imana ihabwa icyubahiro, kandi nikoresha Kidiyoni n'abanzi bawe bazabimenya. Ijambo ryo muraho mu Bacamanza igice cya 7:9 ni uri kutubwira ngo nuko Kidiyoni aravuga ngo kumva. Amina, haleluya. Ngo manuka ngo mu rugerero nguje kumva hari amakuru tuba dufite. Amina, haleluya. Ukwiye kubaza amakuru, ukwiye gusenga Imana, Imana ikakubwira amakuru, ubundi ukagenda ugendanya amakuru. Umuntu uri kugendana amakuru y'Imana ntago azagwa mu rwobo. Umuntu uri kugendana amakuru y'Imana azagera ahantu nabagiye kurohama imubwire iti nyura hano. Nuko Kidiyoni ngagezeyo ngasanga Abamediyani ngo nabo baraye barosterata. Hari igihe barota bitewe n'Imana igiye gukora, hari igihe barota bitewe n'uko Imana igiye kugutabara. Ababikoraga rata, abatumye ubwo burwayi buba, abatumye iyo karandi kugumaho, abatumye ibyo bibazo byanga gukemuka, abari kwenyegeza umuriro rata. Hari umuririmbyi uri kuririmba ngo umuriro Abafilisiti baducaniye ngo birahindutse nibo bawuguyemo. Abo bari kwenyegeza uwo muriro nabo bagiye kurota rata bitewe n'icyo Imana igiye gukora. Ngo nuko bararota, ngo barota ngirobe ngo ritembagara mu rugerero. Kidiyoni yarateze amatwi ari kumva kugira ngo amenye uko azarwana, kuko Uwiteka Imana yarari kumutoza. Ariko Uwiteka Imana iyo ari mu ruhande rwawe ntacyo waba. Uwiteka Imana ari mu ruhande rwawe, naho umubisha yaza ntacyo azagutwara. Ubwiwe aya magambo ngo kuko Uwiteka Imana ahagurukije Kidiyoni igihe nk'iki, mu bibazo byawe, mu kigeragezo ufite, mu burwayi maranye iminsi, mu kwiheba kwawe, Imana ihagurukije Kidiyoni. Kidiyoni ntiwamenya uwo ari we, Kidiyoni ntiwamenya aho azaturuka, ariko ubwiwe ijambo rivuga ngo Uwiteka Imana ahagurukije Kidiyoni. Kidiyoni akimara kumva barose yumvishije akomeye, aravuga ati byanga byakunda Uwiteka Imana azaturwanirira, byanga byakunda Uwiteka Imana azabana natwe, byanga byakunda Uwiteka Imana azakuraho karande, byanga byakunda Uwiteka Imana azakuraho ibyari nk'amarozi. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo muri uwo munsi Kidiyoni amenya neza yuko ari kumwe n'Imana. Rero muri aka kanya nkubwiye iri jambo, nubwo utari witeze gukira, nubwo umaze iminsi wicaye ku irembo ryitwa ryiza utegereje gusabirizwa, ariko hari wa Petero, hari Yohana uhageze rata, mu izina rya Yesu agiye gukora igitangaza agikoreshejwe n'Uwiteka. Kandi Kidiyoni ahagurutse mu gihe nk'iki kugira ngo agarure ibyawe byanyazwe. Kidiyoni agarutse mu gihe nk'iki kugira ngo yongere agire ibyo afata ku buzima bwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Icyo usabwa ni uguhora uri umukristo kandi ugahora uriwe mu bintu byose, haba mu bigeragezo. Imana ihagurukije Kidiyoni, ariko usabwa kugira ngo ugume uri umukristo. Imana nihabwa icyubahiro kandi Imana idushyigikire. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Dushimiye Imana. Yego. Dore amavuta.
ngayo nguko. Imana iguha umugisha. Ye tuwusangire. Ni ukuri kw'Imana pe. Yego. Ntukabure ku mugisha w'Uwiteka. Oya Imana iwumpe nawe tuwusangire. Ni ukuri. Yego. Reka dusoze. Reka dusoze. Ugiye gutanga nimero yawe n'undi dusoreze n'isengesho. Nimero yanje ni yayindi kuba yifite cyangwa se no kuba atayifite ni 079 17 38 96 2 079 17 38 96 2. Imana ishimwe. Isengesho dusoze. Mana turagushimye, izina ryawe ni ryamamare, ubereye mwiza abagutegereje, kandi mu bagutegereje ntawe uzakorwa n'isoni. Izina ryawe nirihimbazwe muri aya masaha no muri iyi minota. Duhamagaye ijuru kugira ngo nyakubaha Imana ku bantu bawe baruhijwe n'ibibazo, ku bantu baruhijwe n'ibigeragezo, ku bantu bari babuze inzira, ku bantu bari bamaze iminsi bicaye ku irembo barategereje uwabaha baramubuze, ariko ijambo ryawe riratubwiye ngo hari Kidiyoni uhagurutse. Niyo mpamvu dusenze mu izina rya Yesu Kristo. Kidiyoni ahagurukire ku burwayi, Kidiyoni ahagurukire ku bibazo, Kidiyoni ahagurukire ku madeni, Kidiyoni ahagurukire ku bafite ubukode, Kidiyoni ahaguruke kubwo nyakubaha Imana ku bantu bategereje kugira ngo nyakubaha Imana babone urubyaro. Muri aya masaha Kidiyoni ahaguruke ku buzima bw'ubwoko bwawe, Kidiyoni ahaguruke ku buzima bw'abagaragu n'abaja, Kidiyoni ahaguruke ku buzima bwa buri umwe wese, Kidiyoni ahaguruke ku gihugu cyacu kandi utanga uburinzi kugira ngo izina ryawe rishimwe. Urakoze kubanye natwe, abarwayi ubakize, abafite ibibazo bikemure. Muri aya masaha bimenyekane yuko uri Imana iri gukora, kandi ukora mu gitondo na nimugoroba, ntago ujunanirwa. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo ugirire neza abantu bawe, abari badukurikiye, abari hanze n'abari mu Rwanda, bose ubagirire neza. Kandi uyu munsi nyakubaha Imana kubwira ijambo ryawe hagira impinduka ikomeye, kubwira isengesho hagira impinduka ikomeye ku bwoko bwawe. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.